Mu mateka y'u Rwanda, igipolisi cy'u Rwanda RNP cyangwa se Rwanda National Police ni kimwe mu bigo byagize uruhare rukomeye mu rugendo rwo kubaka igihugu. Nyuma y'igihe cy'umwijima igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo, hari icyo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho iyi jenoside irangira igihugu cyari gifite ibibazo byinshi by'umutekano, ibikorwa remezo byarasenyutse ndetse kandi n'inzego nyinshi zitandukanye nazo zarasenyutse. Muri urwo rugendo rero rutari rworoshye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, urugendo kandi rwari rugamije kongera kubaka igihugu no guha abaturage icyizere cy'ejo hazaza. Urwego rwa polisi rw'u Rwanda rwagiye rukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye byo kubaka igihugu ndetse kandi no guha umutekano abaturarwanda, ubwo kandi batangiranye ubushobozi bukeya n'ibikoresho bidahagije, ariko uru rwego rugenda rwiyubaka buhoro buhoro binyuze mu miyoborere myiza, amahugurwa agezeho ndetse kandi n'ubufatanye n'abaturage b'abanyarwanda. Uko kandi imyaka yagendaga ishira, uru rwego rwagendaga rukomeza gutera imbere umunsi ku munsi, rwagura ubushobozi mu kurwanya ibyaha, gucunga umutekano wo mu muhanda, kurinda abaturage n'umutungo wabo ndetse kandi no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kazi ka buri munsi, mu kugira ngo barebe yuko umuturarwanda wese ahari hakomeza kuba atekanye ndetse kandi n'ibyiwe byose. Urwego rw'umutekano RNP cyangwa se igipolisi cy'u Rwanda nta nubwo bakoze ibi ngibi byonyine gusa byiza mu gihugu cyo mu Rwanda, ahubwo uruhare rwabo ntirwagarukiye mu gihugu cyacu gusa, ahubwo bagiye no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, bakora inshingano nyinshi zitandukanye zagiye zigira uruhare mu butumwa bw'amahoro muri ibyo bihugu ndetse kandi no gutuma abatuye ibyo bihugu bose nabo basubirana umutekano bahoranye. Kuva urwego rwa polisi y'u Rwanda rwashingwa ku itariki 16 Kamena mu mwaka w'2000, uru rwego rwakomeje kubaka izina haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi bitandukanye by'amahanga binyuze mu bikorwa byacyo byo kubungabunga umutekano n'amahoro muri ibyo bihugu, aho mu mwaka w'2004 bakoze amateka ya mbere yo kohereza ikipe y'abasore b'intarumikwa, aho bari boherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu kubungabunga amahoro mu gace ka Darfur muri Sudan. Iki gihe polisi y'u Rwanda yagize uruhare rwinshi mu kurinda abaturage ndetse kandi no kubasubiza umutekano bahoranye, bitewe n'uko muri kino gihugu hari akavuyo kenshi k'imitwe y'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ndetse kandi n'abambuzi, bose batumaga abaturage ba Sudan batagera amahoro habe na gato. Abapolisi b'u Rwanda muri kano gace ka Darfur bagiye barinda umutekano mu buryo bukomeye cyane binyuze mu gukora amarondo y'umwuga mu duce twari twugarijwe n'umutekano muke muri kino gihugu. RNP kandi ikaba yarakoze akazi gakomeye cyane ko kurinda abaturage ihohoterwa, yaba ari irishingiye ku gitsina ndetse kandi n'irindi ryose ritandukanye. Bakaba kandi barafashije abaturage bo muri Darfur kongera kugira icyizere cy'umutekano ndetse kandi n'ubuzima mu myaka yose bakoreyeyo, ndetse kandi ntabwo byaherereye ahantu mu myaka yakurikiye. Urwego rw'igipolisi cy'u Rwanda RNP rwoherejwe mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye harimo nka Haiti, aho naho kandi bakoze akazi katoroshye ko kurinda abaturage ndetse kandi n'ibyabo. Mu mwaka wa 2014 nabwo boherezwa muri Repubulika ya Centrafrica, aho naho kandi hatari hari umutekano, naho kandi polisi y'u Rwanda RNP ikaba yarakoze akazi katoroshye ko kurinda ibigo bya leta byari muri Centrafrica, kurinda abaturage by'umwihariko kandi no kugarura umutekano w'abaturage bo muri Centrafrica. Dukomeje kuvuga imirimo y'indashyikirwa igipolisi cy'u Rwanda RNP cyakoze mu bihugu byinshi by'amahanga, ntitwasoza kino kiganiro bitewe no ku rwego rwa polisi y'u Rwanda bagiye berekana gukomera, kudacika intege ndetse kandi n'ubunyamwuga mu mikorere yabo yose bagiye bakora mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye by'amahanga. Ibi ngibi kandi byabaviriyemo guhabwa imidari y'ishimwe myinshi igiye itandukanye bitewe n'ibikorwa byinshi by'indashyikirwa bagiye bakora byo kugarura umutekano mu bihugu byinshi by'amahanga ndetse kandi bakabigeraho intego bari bagenye muri ibyo bihugu zikagerwaho. Uyu munsi ntiwatinya kuvuga yuko igipolisi cy'u Rwanda gifatwa nk'urugero rwiza rw'urwego rw'umutekano rwubakiye ku ndangagaciro z'ubunyamwuga, ubunyangamugayo, gukorera abaturage no kubahiriza amategeko. Kikaba kandi gikomeje gutanga umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu gitekanye, gifite ituze kandi rishingiye ku iterambere rirambye ry'abagituye. Gusa mu kiganiro cy'umunsi tugiye kugaruka ku ntwaro zidasanzwe z'ikoranabuhanga rihambaye. Ibi ngibi akaba ari ibikoresho bibasha gukoreshwa na RNP mu bikorwa byose by'umutekano bakora mu gihugu ndetse kandi inyuma y'igihugu cyangwa se mu bihugu by'amahanga. Ibi akaba ari byo bikoresho by'umutekano tugiye kunonosora ndetse kandi tukavuga buri kantu kose kabiranga n'uburyo bibasha gukoreshwa. Ubaye kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro, nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose ukaba wabisanga kuri Horizon Info. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu birori byo kwizihiza imyaka 25 yari ishize RNP cyangwa se urwego rwa polisi y'u Rwanda rushinzwe, uru rwego rwerekanye bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu kazi kabo ka buri munsi, aho kandi ibi ngibi byagaragazaga urugendo rurerure rwavuye mu bushobozi buke cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kugeza ku rwego rw'umutekano rugezweho kuri ubu ngubu kandi rwubashywe, cyane cyane mu gice cy'ibikoresho by'umutekano bigezweho ndetse kandi bifite ikoranabuhanga rihambaye. Muri ibi birori kandi byari byitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame, hakaba harabayemo imurikabikorwa ryagaragaje iterambere ry'uru rwego mu ikoranabuhanga ndetse kandi nawe akaba yararisuye,
aho polisi y'u Rwanda yerekanye ibikoresho bakoresha mu kurinda umutekano, aho igikoresho cya mbere berekanye ari indege idasanzwe ibasha kurinda umutekano mu gihe cy'ijoro ndetse kandi n'amanywa. Iyi ngiyi kandi akaba ari indege izwiho kuba ari indege ya patrouille, gusa izina ryayo rya nyayo akaba ari indege yitwa Augusta Westland A109. Izi ngizi kandi ni indege zo mu bwoko bwa kajugujugu gusa zizwiho kuba zifite umuvuduko udasanzwe, akaba ari indege kandi zikorwa n'uruganda rwitwa Augusta rukorera mu Butaliyani. Gusa uru ruganda rukaba rwaraguzwe na sosiyete y'ubwikorezi yitwa Leonardo CPA. Muri make tubivuze neza, izi ndege akaba ari indege zikorwa n'Abataliyani, akaba ari nabo bazigurisha. Izi ndege kandi zo mu bwoko bwitwa Augusta Westland A109 akaba ari indege zibasha kuba zifite ubushobozi bwinshi butandukanye, harimo kuba zabasha gukora ubutabazi bwihuse cyangwa se air ambulance. Zikaba kandi nanone zikora akazi ko gushakisha, ari nako kazi ka mbere kazo zakorewe, bitewe nuko zibasha gushakisha nijoro ndetse kandi no ku manywa. Ariko imbere yaho munsi y'izuru ry'iyi ndege Westland A109 rikaba rifite itara rinini cyane ribasha kumurika mu gihe cy'ijoro. Rikaba itara kandi rikoreshwa mu gihe cy'ijoro mu gihe cyose iyi ndege yaba irimo ibikorwa byo gushakisha umuntu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose mu mwijima. Si ibi ngibi kandi byonyine gusa, bitewe nuko imbere yayo ifite na kamera ibasha gukoreshwa mu gihe cy'amanywa. Yakaba ari kamera ibasha kunonosora amakuru y'ikintu cyose kiri hasi ku butaka, yaba ari igihe indege yaba ifite umuntu runaka w'umunyabyaha iri gushaka uri kugenda n'amaguru hasi ku butaka. Mu gihe cyose ibasha kumubona ibasha kohereza amakuru ahabugenewe, maze umuntu akaba yafatwa cyangwa se agahigwa. Iyi ngiyi kandi ni indege ibasha kwakira abantu bagera kuri 3, ariko uruganda rwitwa Augusta iyo ruhaye komande ibasha kuwukora indege ibasha kwakira abandi bantu benshi yo muri buno bwoko. Akaba indege ibasha kugenda ibirometero 285 mu isaha. Ikaba indege kandi yakajugujugu ifite ubushobozi bwo kwibasha kugenda ibirometero 900 byose itongeye kongerwamo benzine cyangwa se ikindi kintu cyose cyabasha kuyiha imbaraga. Ku giciro kandi indege ibasha kugurishwamo n'uruganda rwa Augusta rw'Abataliyani, akaba ari indege ibasha kugurishwa hagati ya miliyoni 7 ndetse kandi na miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga akaba ahinduka bitewe n'ibintu byose baba bashaka yuko bakongereramo, yaba ari imyanya y'abantu benshi, kukongeramo irindi koranabuhanga ridasanzwe, byose bakaba babishyiramo gusa nawe ukongera igiciro cy'amafaranga wabasha kuyigura. Tugiye kandi ku ntwaro ya kabiri polisi yabasha kwerekana muri ibi birori, akaba ari igikoresho cyitwa vertical takeoff and landing drone. Izi ngizi akaba ari drone zidasanzwe zibasha guhaguruka ku butaka izihagurutse nka kajugujugu, mu gihe cyose ziba zizamutse mu kirere zigiye gukora ibikorwa byinshi bitandukanye by'umutekano, yaba ari gufata amashusho, kuneka ndetse kandi n'ibindi. Izi drone kandi drone zibasha kugenda ibirometero 100 mu isaha. Akaba ari drone kandi zifite ubushobozi bwo kugenzura umutekano ahantu hanini, kohereza amashusho ako kanya cyangwa se byitwa live video, ariko zohereza amashusho ku bashinzwe umutekano. Zikaba kandi drone zikoreshwa n'abashinzwe umutekano mu gukurikira imodoka cyangwa se ikinyabiziga cyose cyaba cyakoze ibyaha. Ibi byose kandi ikabasha kunonosora amakuru ikayatanga ari amakuru yuzuye neza, iyohereza kuri polisi cyangwa se ku bandi bashinzwe umutekano bose baba bari kuyikoresha. Izi ngizi kandi ni drone zikorwa n'Abashinwa, zikaba kandi drone ziba zigura hagati y'ibihumbi 70 by'idolari kugera ku bihumbi 110 by'amadolari y'Amerika. Ku cyiciro cya kabiri kandi polisi yabasha kwerekana muri bino birori ku ndege zitwara zitagira abapilote cyangwa se cyitwa drone mu ndimi z'amahanga. Bakaba barerekanye drone yitwa DJI Matrix 350 RTK. Izi ngizi ushatse wazita maneko w'umuzimu, bitewe nuko ari drone zidasanzwe zigira ubwoko bwitwa thermal camera. Akaba ari ubwoko bubasha gukora akazi kenshi gakomeye cyane ko kubasha kubona ahantu hose umuntu yaba yihishe, bitewe nuko ari kamera zibasha kumviriza ubushyuhe bw'umuntu niyo yaba yishe munsi y'igiti cyangwa se ahandi hantu hose hagoranye. Akaba ari kamera cyangwa se drone zibasha gutahura ahantu hose umuntu yaba yishe ndetse kandi zikerekana n'umubare w'abantu bose baba bari aho ngaho. Muri make izi drone zibasha gukurura ubushyuhe bw'umuntu, zikamenya ahantu hose yaba ari, maze nyuma zikabona kohereza amakuru ku bashinzwe umutekano babasha kuzikoresha. Izi ngizi kandi akaba ari drone zibasha gukorwa na Shenzhen Corporation. Urunguru kandi akaba ari uruganda rw'Abashinwa rubasha gukora intwaro nyinshi zitandukanye za gisirikare. Izi zo kandi akaba ari drone ziba zihagaze hagati y'ibihumbi 110 kugeza ku bihumbi 450 by'amadolari ya Amerika. Tugiye kandi ku kindi gikoresho cy'umutekano cyerekanwe muri bino birori, akaba ari robo iri mu ishusho y'imbwa. Iyi ngiyi kandi akaba ari robo ibasha gukoreshwa mu gushakisha ahantu hose haba hari imyuka ihumanya, ndetse kandi no gushakisha ahantu hose haba hateze ibisasu byabasha kurimbura abantu, maze yo yabasha kubibona ikabasha kubikumira. Aya ngaya kandi ni amarobo babasha guha komande cyangwa se guha amategeko, yo akabasha kwikoresha, akabasha no kwifasha no gushakisha ibintu byose byaba bihumanya byaba biteze ahantu, ku buryo ibasha guhabwa komande ikabasha gushakisha ahantu hose hateze ibyo byuka ndetse kandi n'ibisasu, yamara no kubibona kandi ikabasha kwifasha byose ikabisenya ikabirimbura. Iri ngiri kandi ni robo riba rifite kamera imbere yayo, akaba ari kamera ibanza guscanning ikintu cyose yaba yabasha gutahura, yaba ari ibyuka bihumanye cyangwa se igisasu giteretse ahantu cyabasha gutegwa. Iyi robo mu buryo ibasha gukoramo akazi kayo, akaba ari robo ibanza guscanning ikintu cyose cyatezwe ahantu nk'igisasu, ikabanza kugiscanninga ikareba ukuntu gikozwe, ndetse kandi ikareba n'ikintu cyose gikoze icyo gisasu cyabasha gutuma giturika. Imaze kunonosora amakuru yose, irabanza ikayasesengura maze ikayohereza ku muntu wese uri kuyikoresha,
maze nayo igahita ishaka amakuru y'ukuntu yabasha guhagarika icyo gisasu ndetse kandi ikabikora ikakizimya cyangwa se ikanagipfubya. Tugiye kandi ku bundi bwoko bw'irobo babashije kwerekana ko ari bwitwa AOD cyangwa se Robot Explosive Ordnance Disposal. Iyi ngiyi kandi akaba ari robo ibasha gusenya ibisasu ndetse kandi n'ibiturika. Gusa cyane cyane buno bwoko bw'amarobo bwa Explosive Ordnance Disposal akaba ari amarobo abasha gukoreshwa n'ikipe yitwa Bomb Squad. Iyi akaba ari ikipe idasanzwe ibasha gukoreshwa mu kuzimya ibisasu bitandukanye biba byatezwa ahantu henshi. Iyi kipe ikaba ikoresha aya marobo mu kuzimya ibisasu bitandukanye byatezwa ahantu niyo byasaba yuko bo batabyikorera cyangwa se batahegera. Iyi robo ikaba ibasha kubikora ikabizimya. Aya ngaya kandi ni amarobo baba bafite ubwenge karemano bitewe n'uko abasha kwegera igisasu cyangwa se ikindi kintu cyose giteye amakenga bateza ahantu, akabasha kugisikaninga nayo akoresheje kamera yayo ibiri imbere, akabasha kumenya ubwoko bw'igisasu runaka, uburyo gikozemo ndetse kandi n'uburyo bwose cyabasha gukoreshwa kibasha gusenya icyo gisasu. Iyi ngiyi kandi ni robo ikoranywe n'ibikoresho byinshi bitandukanye bishinzwe kuzimya ibisasu, harimo nk'uko ifite agakoresho gatoya cyane kabasha gusudira ndetse kandi no guca udusinga dutoya cyane tuba dukozwe n'igisasu, gukoresha ibindi bikoresho bitandukanye by'uburozi mu kuba iyi robo yabimena ku gisasu maze kigapfuba burundu. Ku bisasu byinshi biba bikomakomeye itabasha kuzimya, iyi robo ikaba ibifata ikagenda ikabishyira mu cyitwa bomb container. Aka kakaba kameze nk'akagega gatoya cyane, gusa kaba karimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'uburozi, aho iyo babasha kugishyiramo igisasu cyari kigiye guturika, bwa burozi buba burimo bubasha kugabanya ubukana bw'igisasu maze kikaba cyaturika gusa ntigiturike ku buryo buhambaye mu gihe cyari guturika kiri hanze y'iyi bomb container. Aya ngaya kandi ni amarobo akunda gukorwa n'uruganda rw'abanyamerika rwitwa L3 Harris Technology. Iki akaba ari ikigo gikorera intwaro muri Amerika gikora zino robo, bakaba bagurisha zino robo hejuru y'$100,000 by'idolari nk'igiciro fatizo. Ku bindi bikoresho by'umutekano berekanye bakaba berekanye imodoka z'intambara zidasanzwe cyane. Izi ngizi kandi akaba ari imodoka zo mu bwoko bwitwa Autocar Cobra 2. Ibi akaba ari imodoka by'umutamenwa bitabasha kwinjirwamo n'amasasu uko yaba ameze kose. Bikaba kandi ari imodoka ibasha gukoreshwa mu kurira imisozi, kugenda ahantu hose hagoranye gusa mu gihe cy'intambara cyangwa se mu gihe cy'imirwano. Ibi ngibi kandi ni imodoka ibasha gukorwa mu gihugu cya Turukiya. Bikaba ibimodoka bikoze mu byuma bikomeye cyane ndetse kandi bitabasha kwinjirwa n'amasasu, aho umuntu wese urimo imbere aba afite umutekano usesuye. Gusa hejuru y'ibi bimodoka bya Autocar Cobra 2 bikaba bifite umwanya w'imbunda ibasha gukoreshwa n'umuntu wese uhagaze hejuru mu kugira ngo abashe kurinda umutekano w'iyi modoka, arasa umwanzi wese w'ahantu iyi modoka yaba irimo iragana. Ibi ngibi kandi ni imodoka byabasha gukorwa kugira ngo ibashe guhangana n'ibihe byose bigoranye. Ni imodoka byabasha kurwana mu mashyamba, mu bishanga cyangwa se ahantu hose habasha gusangwa isayo n'amazi menshi, ndetse kandi bikaba bibasha no kurwana ahantu ku gasi cyangwa se ahantu hahanamye. Bikaba ari imodoka byagenewe urugamba ndetse no kurwana ahantu hose habasha kugorana abasirikare basanzwe batabasha kugenda byoroshye. Ku kindi gikoresho kandi RNP Rwanda National Police yerekanye muri bino birori, bakaba barekanye cyitwa Radar Fire Truck cyangwa se ibingibi bakaba yibikamye bikoreshwa binini cyane mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse kandi no gutabara abantu bose baba bari mu nyubako ndende. Mu gihe cyose iyo nyubako yaba yagizweho n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro, polisi ishaka gutabara abantu bose baba bari mu nyubako ndende. Izi ngizi kandi ni imodoka cyangwa se n'ibikamyo biba bifite cyitwa Solid and Trusted Beam Radar. Uru nguru akaba ari urwego rurerure cyane rubasha gukoreshwa ruri kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe cyose yaba iri hejuru mu nyubako ndende. Si ibyo gusa kandi uru rwego rukaba rubasha gukoreshwa no mu kugira ngo rubashe gutabara abantu bose baba bari muri izo nyubako babuze aho baca bahunga inkongi y'umuriro. Uru rwego rukaba rukoreshwa mu kugira ngo babashe kururutsa abo bantu bose baba bari mu nyubako zo hejuru babuze aho baca mu kugira ngo babashe guhunga inkongi y'umuriro. Uru nguru kandi ni urwego rero rufatanye n'amakompreseri manini cyane abasha kohereza amazi. Aya mazi akaba yakoreshwa mu kuzimya ahantu hose hatatswe cyangwa se hagizweho ingaruka n'iyi nkongi. Ese we ni izihe ntwaro wabasha kubona zitangaje ndetse kandi zifite ikoranabuhanga rikomeye urwego rwa polisi y'u Rwanda babasha gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi bari gucunga umutekano w'abanyarwanda? Ca muri comment section umurutubwire. Nongeye kandi kubashimira. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.